reka tubasuze kare twifuza komeza kugira ibihe byiza, abantu mudukurikiye, abantu bajya bandika muri comment, mwese ndababona, message zose, comment zose ndazisoma, reka mbashimire. Nukuri muri abantu b'agaciro cyane, muri abantu b'ingenzi, abantu mwakoze subscribe, mwese ndabashimiye, ariko n'abantu batarayikora ndabashishikariza kuyikora kugira ngo mukomeze mubone ibintu byiza, ubwiza tuva mu bundi tugenda tubagezaho kuri iyi channel. Nizere ko meze neza. Rero uyu munsi ndi kumwe n'umukobwa, abantu mujya mureba filime nyarwanda, nizere ko iyi sura nimuyibona murana atari ubwa mbere, musanzwe mubona muri filime nyinshi zitandukanye. Ni umukobwa mwiza wirabura, niwo mwihariko we rwose. Nizere ko ibintu byamukora ubwo nubwo babiciye, ariko we ibyo bitanamureba rwose habe na gatoya. Cynthia, umeze meze neza Diane. Ya ntabwo mwakumva ukuntu nishimiye kuza hano. wicaye kuri iyi cama, wabonye hano hameze gute? All the one ya nishimiye kubana namwe hano. Amazina yanjye yombi nitwa Nyiransabimana Cynthia. Ya aho muri hose mugubwe neza, mudukurikirane, muturebe, mudukunde, kuri mudukundisha n'abandi kuri pe, kuko umva tubazaniye stories ziryoshye. Ntukajye wicara mu rugo ngo wumve ufite irungu, uri kumva utera agasonga bugari diwani, uri kumva urebe ibiganiro bicaho, ubitega amatwi, wumve haba harimo byinshi byakugirira akamaro, nta rungu ntaki, yaba ari ibifasha abana, yaba ari ibifasha abantu bakuru, byose bicaho. ni ukuri mudukunde, muturebe, musharinge mu magurupe yose murimo, mushyire abantu mubivuga ngo muri inshuti zanjye ntarabona mushyira ibiganiro kuri status zanyu, mba ndi kubareba. Njyewe ndi Diane Naomi, nk'ibisanzwe umaze kumenyera, ndi kumwe n'umukobwa mwiza wirabura, abantu mufite iyerekwa muri tambutse nta kibazo. Ndamutanze Cynthia, nimba namufite apfa kuba atari yamunyereka, kuko nimba ataramunyereka ubwo nyine ntabwo hariho ngo ntabwo nibo kumubara, ariko aritambutse. Ubundi ubwo ishaka ryeze niryo tuzareba, ubwo ntawe ubazi irizera n'irizarumba, sibyo Cynthia? Cyane rwose. Hanyuma rero Cynthia, ubundi uyu munsi wagenze neza, iyo umeze neza uva muri umeze neza, biba byagenze gute? Iyo umunsi wanjye wagenze neza ni igihe mba navuganye n'inshuti zanjye zigiye zitandukanye, nkumva ko ziri amahoro, bamwe tugatera story, nkumva nkumva nyine ko hari n'abambwira yuko ibyo nkora babikunda. Ya uwo munsi kabisa mba numva. Harya umaze gukina nka filime zingahe? Ntabwo wazibara. Ntabwo ari nyinshi cyane, ariko nanone kuko ndatekereza ko uramutse ugiye kuri YouTube ntabwo wagera muri filime 5 utarabona. Noneho kandi ikindi abantu bakeneye umukobwa umeze nka Cynthia, uko mumureba uko ahagaze, wirabura, kuko njyewe niyemeje ko role model wanjye ubundi Dia warubizi ni Fabiola. Fabiola ni role model wanjye, buriya niwe mukinnyi muri uru Rwanda nabashije kubona utarigeze ahindura isura ye, kandi yabaye umusitari kuva kera, sibyo? Abona amafaranga n'ubu arayafite, ariko icya mbere cyo mubona yicisha bugufi, ntago abirata, nta nubwo yigeze ahindura uruhu rwe. Isura ye rwose agakara ke karacyari agakara ke ni kera, ariko buriya n'ibyo umuntu yitukuza ugasanga aheze hagati. Kwitukuza yashaga ntabibonye, na cya gikara yari yifitiye, kwa kwirabura yari yifitiye nabyo arabibuze. Ya ariko urabizi ko amafaranga hari ibintu asigaye akora, urabizi ko yagenda agaca no mu cyuma akaba umuzungu, ejo ukamuyoberwa ntumenye. Karega hari abantu twagiye tubona baniraburaga kundusha, niko yabonye ngo hari ukuntu umuntu aba ari inzobe ariko nyine araciye mu cyumba nk'uko cyangwa yaritukuje, yabyara umwana akabyara umwana wirabura, abantu bose bajya bavuga turi iyo mwana ni uwande, kumbi
arasa na nyina arasa na nyina ariko kubera ko nyina babona ko inyuma ashashagirana ntabwo bazi yuko buriya byagenze gute rero ni ukuri njyewe nk'umunyarwandakazi ntabwo nifuza na rimwe kuzigera nisiga ikintu icyo ari cyo cyose kizampindura ndi proud y'uko nsa hanyuma Senti nk'umuntu ugushaka gukina muri filime ye bisaba iki nta kintu bisaba cyaganje icya mbere apfa kuba ari umuntu ufite umutima mwiza hari rero utakina nta role ntakina kuko umwakitirise aho ava akagera nta role atakina yego Senti nazazi ndi wazikina nazazindi nazikina oya nyanizi ariko ko wumva ko ntakina wakina uri gusomana gukomana urabikina njyewe upfa kuba ari ugukina ni ibintu nkunda ni ibintu bindi mu maraso ntabwo wamereza sene ngo numve uzi ikintu cyakora reka nkubwire role ntakina diya nkubwise ukuri role yo gukina wenda umbwiye ngo kina wambaye suve iyo role yawe ariko ntabwo utagaragara ariko utagaragara wenda tuvuge uryamye bakunda abantu baba baryamye urumva nyine reka tuvuge sene yo mu buriri nayikina sene yo mu buriri ntabikaze sene yo mu buriri ntabwo babona ubusa bwawe ariko urabizi ko abantu bapanga amaporoje agiye atandukanye hari abantu usanga nyine bashaka gukora nk'ibintu by'abanyamahanga ukumva akavuga ati ngiye nshaka umukobwa uzaza akajya kuri kamera yambaye suve agasutiye uri kumva gusa bakamufata agakina rero iyo role ntabwo filime zo mu Rwanda ngo zimeze nk'ikinamico kubera ko hari ibintu badakoramo nyine bya nyabyo ngo babigire tuba tugomba no kujyana n'umuco wacu uri kumva nk'abanyarwandakazi ntabwo ubundi umunyarwandakazi aba agomba kwerekana iki gice cy'ahangaha hari aho ugomba hari aho ugomba kugeza kwambara mini birumvikana sibyo aho ntacyo wakwambara akajipo kageza ahita bikagaragara ko biba bigaragara ko uri gukina biba binaterwa na sitori baguhaye ugiye gukina nyine uburyo imeze n'ubireba iyo abisobanukiwe aba ari kumva ibyo urimo ntabwo aba yumva ko ari ikindi kintu kiburimo none se Senti uracyari umukobwa we wumva nk'umuntu washaka umuntu mwabana mbese we wicaye ukamushushanya ugatereka hariya ari ngaho umwiremeye Imana ikubwira uti rwose Senti mureme wamurema umuntu nakwiremera ni ukuvuga ngo nakwiremera umusore muremure abagufi wapi atari muremure cyane ariko agusumbaho ariko ansumbaho tutareshya kuko urabona kamwe nanjye ndi mugufi ari muremure ari mugufi ntabwo wamwemera nawe musumba nyine urambwiye ngo mvuge uwo nakwiremera sibyo naho ubundi tugiye mu bindi byo reka ngiye mvuge uwo nakwiremera unsumbaho muremure ukumva wirabura kandi nawe wirabura cyane cyangwa y'abatirabura byibura akaba imibiri yombi inzobe oya inzobe wapi abasore b'inzobe kwa Senti yagume mugiye inzobe wapi pe uwo muntu akaba afite mu kanwa h'umukara amenyo y'umweru Imana ni kumureba amaso meza akamenyo ye barayoza ku buryo se ari njye wazajya kuyogesha ubusanzwe ari umuhondo nyine wajya kuyamwogereza akaba umweru n'ishinya bashyiraho 3 waba uri kumwe n'umuntu yageseka nyine
mwaba mutanari kumwe ukumva urabikumbuye kumubona nyine ari guseka ibintu byawe gasubira kumva gakumbuye ni ukuvuga ngo ibyo ni mu bimwe byaba bimugize. Ikindi rero cy'umwihariko uwo muntu uwo musore akaba yiyubaha akaba yitonda bikumva ni nako kantu ko kwiyubaha ko tugatindeho. Iyo yiyubaha nka gutugo nk'iki umuntu yakora ukabona atiyubaha ari nk'igiki nk'ikintu umuntu yakora akabona atiyubaha ni byinshi. nk'urugero ntabwo umuntu ukiri umusore yakwifata ngo agenda anywa inzoga asinde yandavure ubone. Noneho hari n'ukuntu abasore bagira defo ugasanga ari kuvugisha abakobwa bose abonye kumva ibyo bintu tubifata n'ukundi kuntu nk'akavuyo nyine abafite. Ntabwo rero aho ari ukwiyubaha. ubwo rero iyo atiyubashye nanjye ntabwo yazanyubaha siko bimeze. akaba yiyubaha na buri umwe wese kandi ikindi akunda Imana asenga. Aho idini y'abasengeramo ryose nta kibazo. Idini y'abasengeramo ryose ndiya apfa kuba asenga. nyine buriya buri muntu agira imyizerere ye sibyo. iyo yaba ari imyizerere y'idini y'abasengeramo ryose icy'ingenzi ni uko yaba yiyubaha nanjye nyubaha. Ikindi ankunda ako kantu ko kunkunda nako buriya gukunda ko hari igihe umuntu akwishushanyaho. reka nkubwire umuntu kwishushanyaho buriya ntabwo watinda kubimenya. Ati gute akwishushanya ariko akwishushanya igihe gito gishoboka nakagira akantu akora ugahita ubibona ugahita ubona ko ibyo yakoze byose byari ubusa yari ari kuko nyine mukunda. hari ukuntu ngo urukundo ari impumyi ubibona ariko ndiya noneho ndagira ngo nkubwire ko njyewe Cynthia muri njyewe ukuntu nteye wamaze kunkunda nanjye nkagukunda nkakubona akadefo gatoya kanyereka kutankunda. rwa rukundo sinzi n'ahantu nduruka. niba naruruka hari nko muri Nyabarongo ikarutembana ruragenda burundu kandi ubwo rugiye nta no kugaruka. rero niyo mpamvu nyine njyewe mba ngomba gushoza nkareba kuko uwo muntu kankunda nkamugerageza bishoboka. wari ubise kugerageza umuhungu uramugerageza ewana. iyo ari umuntu witonda wiyubaha gukunda uramugerageza agatsinda. none se ubona ari nk'ikihe gihe cyatuma ujya ubona nk'abantu babengwa ugasanga umukobwa baramubenze umuhungu bamwanze abantu bakarwara indege abantu bakarwara depression ngo abantu babanze. wowe nk'umuntu wabenga yaba yakoze nyine niyihe mpamvu yatuma umuntu umubenga wowe kumubenga yaba yakoze murakunda nawe urukundo rurashyushye mbese rwihoti ariko igihe kikagera ukavuga uti umuntu rero yaba yakoze iki kwa kundi uvuga ngo ni ikintu cya danje yakoze cyatuma umwanga ni ukumubona yaciye inyuma yaryamanye n'undi muntu. icyo kintu ntabwo watorera ntibibaho aho sinamugirira imbabazi. noneho urabona gutyo urubyiruko hari ukuntu iyo umuntu agukunda akaba yabonana n'undi muntu gutyo yenda paragisida ashobora kuvuga ati reka twirinde sibyo. yirinze njyewe nkamugwaho gutya nkabibona ko yirinze burya namubabarira ntabwo namubenga ariko ntabibonye yuko atigeze yirinda ntabwo byakunda. umva aho namubenga namutera rwa rudoba apana kuvuga ngo indobo cyane rwose. navuga ati njye nawe umva ubu ni imihanda ibiri itandukanye. none se ko mukunda ntabwo wamubarira nyine ukavuga uti cyangwa se akagusaba imbabazi akegisikiza akavuga ati byagenze gutya na gutya na gutya na gutya hanyuma ukabyumva ukamubabarira. reka nkubwire mbere y'uko ukunda umuntu urabanza nawe ubwawe ukikunda sibyo. kuba urwo rukundo namukunda rwampumisha bigatuma ntikunda ntabasha kureba ku buzima bwanjye ntabwo icyo kintu cyava naba nayobye ajya ngo uri umwana ariko n'umutane ku maso hari aho umuntu agera agashyiraho akadomo rwose uri kumva icyizere nta muhungu Kigali uzagutuburira umva n'uwaba
yari afite iyo gahunda aba yiretse yamenye ko wamenye ubwenge hanyuma ikindi nicyo cyonyine umva ni icyo ngicyo pe naho ibindi byose umuntu arakosa akababarira sibyo sha hari irindi kosa yagwamo nkanga kumubarira nanjye wenda nzarigwamo ibindi byose ariko icyo kintu kirakomeye kiriya kintu kiba gishingiye ku buzima bw'umuntu kugeza mu gusaza kwe ariko uzi umuhungu wagiye kuguca inyuma akakuzanira ikirwara uzarwara mpaka ubuzima bwawe bwose atakikuzaniye se atakikuzaniye wabwirwa n'iki ko atakikuzaniye ngo mwabanza mwipimisha se kubanza ukora katakiza niba we ntahari ikintu utari kumva niba abashije gutinyuka icyo kintu akagikora ntabwo ari bukireke n'ejo azongera akomerezeho paka kiraruje paka kizanye hanyuma wowe ni nk'iki wakora kubwita uvuga uti rero rwose nyine tubivemo bitewe wenda wowe ugakora icyaha sibyo ariko ntiwibabarire avuga ati ari umuhungu mwiza gutya witonda gutya mani intama yanjye rwose reka ndeke kuyibabaza pe webwe waba wakoze nuko naba natwaye inda yiwe nkayikuramo ariko mana yanjye rwose ndabona nabishyize ku rundi rwego kugira ngo tunabikuramo se cyane rwose natwaye inda y'uwo muhungu witonda gutya umeze gutya uca bugufi nkakora ikosa ryo kuyikuramo rwose navuga ati nanjye ubwanjye sinyibabariye wabimubwira se nabimubwira none se ubwo urumva najya gufata uwo mwanzuro kuko urumva icyo ni ikintu gikomeye ntabwo wakwifata gutya ubwira umuntu ngo twangane ngo tureke urukundo rwacu wanamubwira se ko wahumva uti nayikuyemo nabimubwira pe nkamubwira ati nta kibazo nyine wakoze ikosa ariko dukomezanye kandi nyine gukomezanya nawe urumva umutima wajya uhora uncira urubanza wajya umureba ukabyibuka ariko nakoze ikosa gukumana wajya umureba ukibuka wa mwana cyane rwose uzi guhora ariko mu mutima wumva ari ikintu kigukomanga wumva umutima ukurya ntabwo kiba cyoroshye ariko buriya iyo umuretse uba ufite gutangira indi nzira nshyashya ukibagirwa n'ibyo ngibyo n'inda wakuyemo ukabyibagirwa nyine ukagerageza uko ushoboye ukabyibagirwa njye pe muri njye icyo kintu ntabwo nakibabarira ngo ugumane n'uwo muntu nese ugomba gukora ubukwe ari itegeko kwa kundi urabona hari ukuntu abantu babana batakoze ubukwe cyangwa se abandi bakabana bakoze ubukwe uri wowe wumva gukora ubukwe cyangwa kutabukora bivuze iki kuri wowe rero gukora ubukwe bundi mbona icya mbere harimo kubahiriza umuco umuco nyarwanda icya kabiri harimo kuba ufite amafaranga nta mafaranga ufite utazatirika gutekereza muri ngo wakora ubukwe ubwo se inshuti wawe ufite ibintu byose kuri iki gihe noneho birakomeye birahenze bizi noneho ibaze nk'umuntu wateguye ubukwe muri aya mezi ubu esanse yaruriye abantu na sare zirahenda abantu bazatakaza tike bazagutwerera se umuntu nagira amahirwe akakubaha azashaka tike aze mu bukwe bwawe sibyo ariko se azagutwerera kandi ndagira ngo nkubwize ukuri niyo wakora ubukwe ufite amafaranga uba ugomba kuba ufite n'inshuti zifite amafaranga zigushyigikira aho ndabakiri babaziranye none umuntu afite amafaranga n'inshuti ze ziba ziyafite ariko ubundi kamubwiye njye rero ubukwe ntabwo bunshishikaza kuko nyine mu gihe utifite sibyo njyewe ubwanjye ndabizi niba mbona nta mafaranga mfite nta mpamvu y'uko njya kugura umwana w'umunyarwanda amubwira ngo kora ubukwe kumva nutabukora ntabwo kubana sibyo uhuye n'umuhungu akabwira ati rwose njye nta bushobozi mfite tugende twibane Cynthia yaje oya ntabwo ari ukuvuga ngo tugende twibane ni ukuvuga ngo ibintu byaroroshye habaho urukiko kandi urukiko umurenge nta mpamvu yo kumbwira kumamagara nijoro ngo mpakire amabagange kuri moto ngo ngende tubane ntabwo nanone mvuze diyasi ariko habaho umurenge sibyo noneho muganira n'umuryango kandi bakareba ubushobozi bwabo buke bafite namwe ubwanyu burya umurenge uhagije uba woroheje abantu 30 bagutahira umurenge bakarya bakanywa 15-16 hanyuma mukitahira rwose mukibanira amahoro ntabwo uba uri kubana nawe mu buryo bw'uburayi sibyo n'ubundi uba wubashywe kuko urumva mu mwana ugize cyane aho rero bitandukanye mbere y'amategeko nyine nibwo buryo bwemewe mu mategeko ibyo byo mu kiliziya no mu nsengero nayo ibyo ngibyo none urumva icyo gihe
tuba turi abantu dufite ubushobozi buri hasi, turagenda njye nawe duhuza amaboko dukorere hamwe ubwo bukwe. Nishaka kwambara ikanzu twabonye amafaranga njye nawe n'ubundi rwose mugabanye rero twaba dufite abana 5 tuzambara agatimba tugende nta keretse iyo baza kuvuga ati umuntu w'isugi ukumva utarashaka niwe wemerewe kwambara iriya kanzu akajya mu ntuza mu rusengero, aho byari kugora ntabwo bitwaye ikisa ariko wambara ikanzu. Erega nuriya nawe wipfuka agera akipfukura, hariya n'umuntu ubyitayeho cyane ko se tuciye ubwenge nyamara rero none ucanye ku mazi umva isi genda twigishije ntabwo yipfuka ngo ubukwe bwose burangira umva abikuramo ubundi akaza no muri resebusi akanabyina none si urabona uko yakoze ukuntu bwari bwiza, bwari bwiza bari bakeye we n'umugore n'abana utwana twe twamwambariye biriya bintu wabinganye iki ni ukuri pe. N'umukobwa wese ufite ikibazo rero hari abantu babana n'ibikomere mu mutwe akavuga ati ariko se iwacu ko turi abakene kandi nyine nkaba numva nshaka kuzakora akaguma aho ngaho imyaka 30 ikagera 35 akagera benga umuhungu wanamubwira ati byibura tugiye gukorana urukiko n'ukuri wa mukobwa uzikorera urukiko hanyuma ugende ufite umutima wo kubaka ubaho umugabo wawe none nubona amafaranga byibura ubwo bukwe muzabukora kandi buzaba ari ubukwe bwiza, uzaba uri umugore we n'amategeko bazaba baranungutse inshuti zigiye zitandukanye z'ababyeyi umva babashyigikire rwose. Nubwo waba utarambaye ikanzu ariko uzaba uri umugore wubashywe mu rugo cyane wasezeranye cyane. Noneho n'utwo twana twawe iyo tutura tukavuga ati mumado hano wari wambaye ikanzu ari waberewe uzi ko mbona bari abantu bagira n'ibihe byiza cyane. Abantu bafite utwana tunabaganiza bafite ibihe byiza cyane kurenza ushaka akiri umukobwa uri kumva akagenda kwicwa n'irungu baramenyanye baraganiriye uragenda irungurika mwicaye ko nyine abana baba baza bakavuga ati mama mwagize n'ubukwe bwiza. Ntabwo ujya ubona abantu bakoze uko abana babo bakabaririmbira bakabavugira imivugo babahimbiye akaririmba bakabaririmbira utuntu nyine twabana dushimishije cyane rwose. Rero niyo mpamvu ngiye ntabwo rwose abagiriye inama umusore rwose uzumva uri tayari azi twikorera urukiko anyijyanira ibindi muzabikora nyuma cyane nzabikora nyuma twageze kandi n'ubutanaboneka nabwo tuzarwubaka rukomere. Yego darati icyangombwa ni urugo ntabwo icyangombwa ubukwe. Icyambere ni uko mwubaka urugo rwiza cyane, urukundo aho ruri kubahana byose bigenda neza. Ariko hano ngo nta joteme inzara igutema amara ariko bivuze ngo nta joteme inzara igutema amara abantu ubona nyine badafite ubushobozi ntago baba babana. Ariko hari n'abantu bafite ubushobozi ariko krize zijya zibaho ku bantu bose, igihe kikagera rwose waranagiye bihari, igihe kikagera bya bintu wagiye ubona bihari dia tutanagiye kure. Ubu nta muntu ushobora kuba afite na miliyoni yiwe sibyo idafite ikibazo ariko akaba yicaye mu rugo rwiwe nta byishimo nta mahoro ukumva atarunezerewe arutwana wa mukene wirarira ku gakeka kiwe n'umugabo we urumva n'utwana nka tune hariya turyama hariya ku ruhande barabana iyo biboneye ikiro cy'umuceri bavuga ati Mana ushimwe bakarya bakaryama bakibonera ibishyimbo bya 300 bakavuga ati Mana n'ukuri nta kutagize bakirira bakanishima rwose nabo baba bafite n'agateleviziyo kabara umva rwose nta n'ikintu nta n'ibintu birebire baba batekereza nyine ndiyo bageze ku bundi butunzi burenze ubwo bafite nabwo biba ari byiza kurusha ariko ntabwo bibatesha umutwe nka wa mukire uri hariya ufite miliyoni wabuze amahoro wabuze icyo ufite ibibazo byinshi gutekereza abatekereza yakennye ukuntu byagenda. Hari umukire njye nigeze gukorera ariko iyo nyine ari umukire byahatari ariko imvura yaragwaga. Iyi mvura tubona isanzwe imvura yagwa akabura amahoro akabura hakwirwa akagira ubwoba umuntu nta kindi kibazo afite ni iyi mvura iguye gusa kandi twebwe twumva nta kibazo. Rero hari umuntu aba ari umukire ariko afite ibindi bintu inyuma utazi n'ubukire ubwo bukire yabubonye gute. Niyo mpamvu kwifuza kumera nk'undi Imana ivuga ko ari icyaha kuko ntabwo uba uzi ibyo ngibyo wafite wowe se uramutse ugiye mu nkweto ze ukamera nk'uko ameze wowe ibyo ngibyo wabibasha
hari igihe usanga utabibasha nk'ubu nkanjye njyewe iyo abana banjye ari bazima nk'abana ifite ibintu ndi burye baba we nta kindi kintu mba ntekereza nase ntekereza kubaka etaje ibyo ntibabi kandi nyine ubu usanga nyine nk'uwo mukire we abana be biga mu bigo bihenze urumva abishyurira za 400 za 500 afite ni nyinshi nubwo ari umukire depanse ni nyinshi bibaze ko umukire uburyo bakire bistressa rero niba umwana wari muri secondaire ageze mu wa mbere ubatangiye gutekereza uburyo aziga muri universite yatangiye kubipanga atangiye kubara amafaranga n'iki byose muteye stress muteye yabibara n'agashumu buriya ukoze cyane n'ubundi haba hari amahirwe yo kubona ibyo ushaka sibyo ababizi ko afite amafaranga afite n'amahirwe yo kuba yakora akabona sibyo rero nta mpamvu yo kurara adasinzire ngo yumve ngo ibintu byacitse atwara imodoka agende ubwonko butari hamwe agere na kumandasha imva n'ukuri abantu bagiye boroshya ubuzima pe kuko n'ubundi ibihe tuba tugeze nta muntu uba wabihindura usibye gukora cyane nyine ukabona amafaranga undi iyo wariye wanyweye wabonye iby'ibanze ubundi ubukene bubi ni ukubaho udafite n'iby'ibanze wabuze ibyo kurya wabuze ibyo kwambara ubukene bubi ariko wabibonye ibintu byose rwose biba ari amahoro ubundi Imana igenda iguteza intambwe gake gake ubuzima bukagenda bwisunika ntabwo tozi ngo tuzapfa ryari tuzabura igihe kingana iki ku isi ariko iyo Imana yagutije ubuzima uyu munsi ukaba uriho uri muzima kuko ubu turi mu kiganiro ko hari abandi bantu bari mu bitaro barembye batazi nimba bwije cyangwa bwanakeye rero kuba turi bazima ni ubuntu bw'Imana arimo tuvuga ati byibura Mana wamfashije iyi sonde bakaba bayinywemo cyangwa iserumu nanjye nkahumeka agatekereza n'ukuntu yabyuka byibuze ngo yicare byanze ariko nyine ugasanga umuntu afite amafaranga make aringaniye ariko arwaye puresha n'ibindi bintu atakagombye kuba yarahahamutse umutima urenda kumuvamo cyane kuri pe twakagombye koroshya ibintu tukumva ko ibintu byose bibaho kandi nta biba byacitse ibihe bibi n'ibyiza birasimburana ku isi niko biba bigomba cyane uyu munsi umeze neza ejo ukamera nabi rero n'uba umeze nabi ntukajya wumva ko ibintu byacitse nibwo buzima nyine bwo turiho kuri iyi si kuko ubayeho neza gusa ntabwo waba ukiri ku isi waba wageze muri paradizo ntabwo byakunda reka tubashimire rero Senti wakoze cyane n'ubutaha uzagaruke hano ni mu rugo n'abantu badukunda mudukurikiye Cynthia ni umwagiteresi mwiza rwose azi gukina neza umva mujye muri filime ze n'abantu bamukeneye kandi nabo mumubwire azabakenere rwose ubundi ibintu bigendera uzungu mwakoze cyane rero mukomeze murebe ikiganiro mukore subscribe like share muri comment mubwire ukuntu Cynthia nyamubonye mwakoze cyane rero bye bye naho utaha